Ku bantu badukurikiye turabaramukije aho muherereye hose kuri iyi si, ari mu Afurika, ari Buraya, Aziya, Amerika n'ahandi. Amahoro ya Kristo abane namwe. Ngiye kugira amahirwe yo kubonana n'umukozi w'Imana. Maze kubona Imana igomba imukoresha no ngaha muri iki gihugu ca Kenya. Abantu ntibifuza ko yosubira no mu Rwanda kuko barabona vy'ukuri Imana yakurikiye iyo ariyo. Pastor murahawe ikaze, mwibwira abadukurikiye. Egome, karibu. Shalom shalom. Amazina yanjye ni Murangirwitije Valerie. Hari n'izina Imana yampaye ndi mu Burundi ni Yesaya, nk'uko musanzwe mubizi. Ndabakunda, abankunda nanjye ndabakunda, ariko n'igihe dukunda n'abatwanga, nta kibazo namwe mwakire kuri urwo rukundo mu rwumva ukuntu rumeze. Nkaba ndi muri Kenya nk'umushumba Pastor Isaiah. Imana iduhane umugisha. Amen, amen, amen. Turawakiriye n'abagukurikiye barawakiriye. Mbere yuko dutangira, ndasaba kugira ngo dusabire umugisha nyine dusengere tu. Uwiteka Mana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ishobora byose, uri Imana wo kwiringirwa, uri Jehova Nisi, uri Jehova Rafa. Mwami Imana utunze urutoki izindi zose ziramutunga. Nyemera Jehova muri aka kanya, Jehova urebe mu mutima wanjye mbere yo kureba mu mitima y'abandi bantu bose. Ibidakwiriye n'ibitavuga Imana byose bikurweho, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kugira ngo ubuntu bwawe buhabwe icyubahiro. Jehova ugarure ubuntu bwawe kuri twebwe. Natwe Jehova nitumara kubona ubuntu bwawe turaza kugushima. Icyo ntashe n'ikirogoya ni imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Ratala mine kota beniasa. Ndarambura ukuboko ku muntu wese ugiye kumva Jehova no kureba, kugira ngo Jehova abashe kwakira imbaraga zo kuba intama no kuba kumva ijwi ry'umwungere. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye nizeyemo, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Pastor murakoze. Singiye kubaza amakuru, ndazi kumeze neza kandi ndabona ivy'Imana iriko irakora biciye muri wowe. Hari isengesho senze canumva ari akantu kazonca numva yuko twogaherako. Urazi ko dusanzwe tuganira ukuri. Ukuri, mvuze ukuri, Yesu Kristo niwe kuri. Ukuri ni amajambo yose Yesu yivugiye. Ubwe ku giti. Ego. We ubwe ku giti. Kabisa, atari intumwa, atari bande n'abandi. Yesu ubwiwe ku giti. Atari abahanuzi. Kabisa. Atari abashumba. Yesu. None hari ibintu tujyamo tukabwira abantu, ukumva twagiye mu marangamutima. Yego. Ariko Yesu nta marangamutima rwose, ntabwo agusigiriza. Yagiye abwira abantu abafarisayo bikababera nk'aho ari ikintu kibajombye, kuko avugisha ukuri. Ndamukunda cyane. Nanje kabisa. Rero niyo mpamvu nifuje yuko tuganira ku ikintu cyitwa ukuri. Hari ijambo Yesu yaravuze ngo intama azozicarika iburyo, hama ihene nazo azishirehe ibumoso. Turazi ko Yesu yavugira mu migani, kandi iyo migani twe ntidushobora kuyimenya kiretse abantu barimo mpwemu w'Imana. Rero nk'umushumba, nk'umupasta, nk'umuhanuzi w'Imana, kandi nizera arimo mpwemu w'Imana, ndashaka usobanurira abantu badukurikira intama ni izihe Yesu azoshira iburyo, ihene
nizi azashira ibumoso kugira abantu bamenye umuco bamenye n'inzira bariko barakurikira kumbure hari abantu bari mu masengero bibwira ko ari intama kumba ari ihene rero tumaze kumenya ukuri tubatu ubwo twidegera rero mu mavuta yanyu n'icubahiro canyu murahawe ikaze musobanurira abantu. Urakoze cyane. Uku ni ukuri ariko tujya tuvuga ngo guhishwa. Ariko iyo ijambo ry'Imana rivuze rivuga ibyahishuwe rikahishura ibintu byose nubwo turimo turavuga ngo ni ibintu Yesu yavuze akabivuga mu migani ariko nituza kubyinjiramo neza yarabyeruye byose biragaragara nta kintu na kimwe yigeze avuga kitigeze kiba n'ikitaraba turi kukibona uri kukibona urabazi ko kiri hano rwose cyane niyo mpamvu duhora twiyeza kuko tutazi umunsi n'isaha rero intama abashumba bose tuvuga ko dufite intama ntabwo dushaka kuvuga ko dufite ihene ariko ziko narumva umushumba avuga ngo ihene za bose bavuga ngo intama bose bavuga ngo ari intama ariko kubera iki tugiye kuganira aka kantu ariko ni byiza kuko ni ukuri burya iyo Bibiliya yaravuze Yesu yaravuze ngo nitumenye ukuri cyangwa nibamenye ukuri kuri nko kuzaba batu ni ukuri rero hari ikintu ushaka kubanzirizaho mvuge ku ntama intama abantu benshi ntabwo bakunda kuzorora kandi intama ntabwo banywa n'amata yazo sindumva umuntu uvuga ngo nywa amata y'intama aho dufite benshi banywa amata y'ihene ariko nanjye ziko narumva ko ntabyo ndumva bavuga ngo amata y'ihene ni umuti bawufata nk'umuti niyo mpamvu borora ihene cyane bagakunda n'inyama yayo bakunda inyama yayo abantu benshi bakunda kurya inyama y'ihene ngo banazirya ahaga muri iki gihugu cya Kenya rero banayiryana n'utunono twayo bakaryana n'utunono niyo mpamvu ubona abantu benshi bakunda gutunga ihene muri ibi bihe byose kera nibwo batungaga inka kuva umushumba aravuga ati genda rwose ni umushumba afite inka nyinshi ariko ajya kuroka za nka ari b'abakristo ari kwita ihene inka araba bita inka kuko ababaga kuko abaga ibibyibushye noneho rero tureke kuganira duseka twinjire mu kuri kuko ukuri buriya ni ukufungura amaso abantu hari umunyenga uri mu matorero umunyenga uri mu matorero niwo utuma na ya yindi yakabaye intama ibihene bazago gute nyine ubundi mu mateka y'intama irumvira igira umuco uwo muco wa gitama ni umuco wo guca bugufi ni umuco wo kwitonda rero ibi ni bya bintu dushobora kubibona mu masaha y'amateraniro ariko twarangiza kuba dusohotse hanze umuco ukabura ni kwa kundi bavuga ngo zambara uruhu rw'intama ariko ari ihene cyangwa ari amabingira rero ibi bintu kugira ngo mbivuge ninjiremo neza cyane intama zizashyirwa iburyo ndumva hari ihebe rero mu mateka y'intama kugira ngo wumve ahantu intama ivuga ni gakeya ariko ihene irasakuza ihene ahantu wiziritse iba ishaka kugenda kwiruka ihene ntigituza umva ndakubwiye ngo ndumva ijwi ryayo ahantu sinzi nimba bimeze gute rero iyo ufite uwo mwuka w'intuza w'ihene usanga hari ibintu biri kugenda byangirika
kuko iyo uri intama ugira umwuka wo guca bugufi no kumva. Iri jambo rero Yesu yarivuze ryari cyangwa rikoresha ryari cyangwa kimwe riravuga iki? Iburyo ni ahantu hari sefu, ibumoso ni ahantu mbese ho gutaka. Ihene rero ni abanyabyaha. Noneho rero dufite amatorero menshi atakivuga ku byaha, ntabwo avuga ku cyaha, ntavuga ku bijyanye n'icyaha, nta nubwo ashaka n'abo bantu. Iyo bavuze ku cyaha aravuga ati no munsi pasiteri yadututse, yatubwiye nabi. Izo ni ihene. Rero mu rusengero mo imbere mo indani muri ba bandi bicaye hahandi, ba bandi n'abashumba, buriya hari umushumba w'ihene. Hari umushumba w'ihene. Banyumve bagire gute wese nimba haragiye ihene si ihene ni umushumba w'ihene nyene birumvikana. nawe ni ihene. Baravuga ngo uragiye 5 nawe ari ya 6. Ego Ndumva ariko iki kiganiro sinziriba we ducyumva gute, ariko ukuri kwenye ukurimo na wa mushumba w'ubwe ku giti cye nawe ntiyumvira Imana. Nawe ni umunyarusaku, ni umuhepotebone, ariko wajya kureba ibikorwa akora ni ihene. Sasa ni umushumba w'ihene. Lise nimba ashumbye ihene nawe si ihene, nimba se wari ihene izashumba intama, ntago bishoboka. Ubundi mu mateka y'ibi bintu byororerwa mu rugo bavuga yuko ahantu intama iri n'inka n'ihene, intama ijya imbere ikaziyobora. ariko nivyo Ihene ikaba igenda irisha, igenda ikora ibiki, ariko intama ntabwo igenda irisha ikora itinda iyona. Oya, intama ntabwo igira umuco wo kona, ifise umwuka wa leadership, ifite leadership muri yo. Zumva umwungeri wazo avuga, zikahita zivuga ngo umwungeri araje, zikahita zika. ariko je ndibuka ahantu hari aho nigeze kubona intama umwungere we ntirirwa no kwivugisha, yaje imbere igahita ikamukurikirana mukuru. Yego kweli. Ariko ihene ntabwo ushobora guca ku cyatsi yakibonye cyabaye icyatsi, ihita yumva amerwe yaje. Ni nk'umusore wo mu Kristo aca ku mukobwa akahita amubona yambaye ubusa. Ngambwira uwo ni intama ya ni ihene. Abakobwa nuko barareba umusore akahita atangira kumureba nyine agomba kuba n'inshuti ye, bakakura ibyinyo kandi bavuga ngo ni abakristo, bavuga ngo ni abahanuzi, bavuga ngo ni abavugabutumwa, bagakora ibizira za hene. Ni ihene naho bari hose banyumve ni ihene. Twinjira mu byanditswe. Iri jambo Yesu yarivuze yeruye, ntago yigeze arivuga riciye ku ruhande. Uri kunyumva? Avuga iby'ihene n'intama, yamara avuga ngo reka dusome Matayo 25 umurongo waho, reka dusome nibura tuve kuri 3:1 tugere kuri 3:5, sibyo? Kuko nibwo wenda umuntu yabasha kubyumva neza. Ngo umwana w'umuntu ubwo azaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. 32 ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ndashaka ubyumve. Yesu ubwo azaza azicara ateranye amahanga yose, arobanure abantu. Ntabwo sinzi nimba uri kubyumva. Za ntama zitwa intama turi kuvuga mu rusengero ntabwo ari intama ziza zifite ubwoya bapfura, uri kunyumva, bogosha. Ni intama zitwa abantu bitonze, abantu bafite umuco. Abarobanure mu bandi bantu bafite umuco w'ihene. Kugira ngo ubyumve neza, kuko Yesu avuga imigani ariko abavuga ibintu biriho.
ihene ni umuntu ufite ishyari, ihene ni umuntu ufite amatiku, ihene ni umuntu ugira umutima mubi atajya akizwa. Rero intama iroroha, n'inyama yayo bavuga ko yoroha, undi inyama ariko buriya iyo byageze ku ihene hari igihe baguha ihene ukumva iranonuka ukayirya inuka ugahita ubona ni ihene rero. na wa mwana twabona yani ugasanga urayikurura uri kuyirya ntabwo icika, abaye nka lasitike. Rero 33 haravuga ngo iki? Intama azazicaza iburyo bwe. Siho wambajije? Saho ngaho wambajije? Ni Matayo 25 umurongo wa 33. Intama azazicaza iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso bwe. Siko wambwiye? Ndashaka rero wumve ikintu kiri kugaragara ahangaha. Yesu ubwe namara gufata umwanzuro wo kuza, kuko twese turamutegereje, namara gufata umwanzuro wo kuza azazana n'abamarayika be. Mbese bivuga ngo iyi minsi turimo ni iminsi y'inyongera, ni iminsi tugomba gukuraho uruhu rw'ihene tukaruhu kwitegura n'umugeni. Noneho hari akantu kagoye, se koko uruhu rw'ihene rwavaho hakajyaho uruhu rw'intama, none si inyama yabibaye intama? Ntabwo bishoboka. Noneho bivuga ngo noneho ni ugupfa hakavuka undi, noneho wundi uvutse akavuka ari intama. Wewe nimba ubyumva neza, ihene igapfa, ihene ipfe, hazuka intama, kuko uzura ni Yesu. Wowe mwemerere gupfa, mwemerere kureka bya bintu by'ubuhene. Uri kunyumva? Nurangiza urebe kutaba intama, urahita uba intama. Ndumva ari uko wowe urumva byamera gute? Ndavyumva mushumba kuri ko urabivuga. Ngira kabisa abantu babeshya ko abantu ari intama kandi ari ihene barabeshya. Niyo yibaza ukayikuraho uruhu ukayishyiraho uruhu rw'intama, inyama ni ihene. Nayo ubwayo yokubwira ati ese ko ikubwira ko ndi tiko wanyambise urundi turusubanje. Ihene ntishobora guhinduka. Uri ko rero umurongo wa 34 wumve rero ibyuvuga ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo izi ntama zatunganirijwe aha uhereye mbere hose yo kuzibaho. Kandi abo bantu ngo bahawe umugisha. Ni Bibiliya rero, buriya hari ibintu njya nkunda muri Bibiliya. Hari ahantu Baramu yavuze ngo baranabanyamugisha ntago bavumika. Rero ihene iravumika igashakisha uburyo umuvumo uyivaho, ariko intama ntago ivumika. Zola benekota la kosile meniasa, intama ntago igihura n'umuvumo. Ibikunda barayirwanya ariko ikaba intama igakomeza intama, barayivuga ariko ikaba intama igakomeza. Ariko vuga ihene urebe, Yesu we pasiteri yapoda tope rere akagukwiza isi yose. Iyo ni ihene. Kandi wamucyashye uzi ko ari intama, agahita kuraho rwa ruhu rw'intama agahita kwereka ko ari ihene. Twe ntiwari bwamenya ahubwo. Ntabwo wari wamenya pasiteri, nta nubwo nzongera kumuha icya 10 wakijyana kuko uri ihene. Ituro ryanjye ntabwo nzongera kuri uriya muhanuzi yambwiye nabi, kubera yuko ijambo wamubwiye ribwirwa intama, nawe ni ihene. Ihene ntabwo yihana mana, ntabwo yihana mana ntabwo igivuga ngo mana ndihana, ntabwo yihana, ntabwo ikuraho n'akantu na gato.
rero wumve ba bantu bahawe umugisha n'Uwiteka, Imana ibategurira ahantu abo bantu bagomba kurobanurwa mu bandi batari abana b'Imana. Reka mbivuge neza, ntuza kumbaza ni abana bandi, ndakubwira ni abana b'inshira. Yohani yarabivuze. Rero Yesu yanze kuvuga inshira, avuga ihene. ariko hariho n'ahandi Yesu yabwiye abafarisayo ngo murabaso Satani. Kuko aho ngaho yahise aberura ababwiza. Yesu buriya akoresheje amagambo y'ukuri, akoresha amagambo ajya. Reka dusome noneho gato 35. ngo kuko nari nshonje mukamfungura, ngo kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira. Intama zifite umuco, ariko abakristu ba none babona umuntu ushonje nta nubwo bashaka kumugaburira. Biba byiza ari ukumena ivyo biryo muri puberi, baramena firigo ugasanga ziruzuye. Ahora niki barabikonjesha bikaba nk'amabuye, kandi ari abantu bashonje aho ngaho. N'umushyitsi yaza kudodora ku rugi. Ubukire bwawe ufite uzaba nka wa mutunzi wageze mu itanura ry'umuriro akabona Lazaro ahantu ari hameze neza, akifuza n'agatonyanga k'amazi kamanuka. Bandi ugasanga ku rupangu banditseho ngo hari imbwa ikaze, hari imbwa, kandi ari umuntu ashyireho na sekirite. Ntabwo nshaka abantu bazaba bahora binjira, polisi zimurinde, ngo ni umukristo. Bene wabo yarangije kuba umukristo, bene wabo ntabwo akivugana nabo. Kandi ku cyumweru niwe bashyira imbere. Pasiteri aramwubaha cyane. Ba pasiteri ihene niyo ni ihene, ba apotre b'ihene, mbese ihene zuzuye muri kategori yose, ni mu mahanga yose. Hari ijambo rero nshaka kuvuga, bivuga ngo ihene nimba itabasha gucumbikira umuntu, ni wa mukristo udashobora gucumbikira umuntu. Ariko izi ntama ngo naje nshonje murangaburira, naje nambaye ubusa muranyambika, naje mfite inyota mumpa amazi yo kunywa. hari umuntu nibuka, yari afise akabido k'amazi k'amacupa 7, ari mu gisagara cya Bujumbura. Yego. Nari nyotewe kugeza kuri rwa rugero wumva umuntu agiye kwaka, uko n'ukuri kwambayeho. Ndamubwira ati amahoro mutama, amahoro. Ndamubwira ati mwambabariye mukamfasha amazi yo kunywa. Ariko arakaraba amazi, yaranyitegereje, ahita azamura akabido k'amacupa 7, agashira hejuru, amazi yose yamena hasi. Ndamureba, Jesus aragenda. Je naguye mu kantu mbura icyo mvuga. Ndavuga ati Mana, ibi ni biki? Rero aho hantu ise ndahibuka. Rero izo uwo ni umutima w'ihene. Umuntu udashobora kuha umuntu agaciro, akamutesha agaciro, uwo ni umutima w'ihene. Rero hari umutima w'intama. Ndashaka kukubwira ibyo rero bizaba kuri uwo munsi. Yaziteranyije, zimwe yazishyize hano, izindi yazishyize hano. Ikizaba ni iki? Twinjira mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, Ezekiyeli 34, umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 24. Umurongo wa 17 uravuga ngo kandi nawe mukumbi wanjye. Ubwo tugiye kuri wa mukumbi wanjye, mukumbi kabisa. Uwo mukumbi we rero ni uwuhe? Ni intama. Aho azoba yasobanuye intama ziri ku ruhande. Yego. Ihene. Yego. Azitera umugongo. Avuga ngo nawe mukumbi wanjye. Uvuze rero akantu utaragenda kure ngo azitera umugongo. Cyane ibuka ijambo Yesu avuga ngo si babandi bamuvumereza ngo mwami mwami bazobona ubwami bw'Imana. Ariko ngo abakora ibyo data ashaka. Yo, ibyo data ashaka. Iyi Bibiliya tugendana yuzuyemo ukuri ko abantu noneho barimo baravuga ngo bagiye kuyihindura,
kubera ikiza bagiye kuhindura ni ihene zirashaka amagambo yazo ahimbara amatwi yabo. kuko byarabananiye imyaka n'imyaka ntabwo babasha kugendera kuri ayo magambo. Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Ngero nkatitira nkumva ubwoba buranyishe kuko ibi bintu ntabwo ari ibintu by'imikino. Rero Bibiliya iratubwira ngo kandi nawe mukumbi wanjye, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi n'urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. Noneho tugiye mu bwoko bw'igitsina. Amasekurume ni ubwoko bw'igitsina cyitwa umugabo. Ngiye mu bagabo b'intama, njye mu bagabo b'ihene. Hari abagabo b'ihene. Hari igihe mu Rwanda tuvuga ibintu abakristu wenda ntabwo babikoresha, ariko mu muco wacu turabikoresha. Kumva umugabo baramubwira ngo urase umugabo n'imbwa. Ahubwo rero hariho akantu ca nibuka, Yesu arabwira intumwa imugende Yerusalemu, murindirire Mwuka Wera namaze kuza muzaba abagabo. Rero ariko ndagerageza kumva ivyo wariko uravuga ku gitsina gabo. Aho ngaho rero niho imbaraga z'Imana ziza zikaba zabasha kugira gute kubugira wa muntu akaba yantama, akaba umugabo wo guhamya Kristo, n'intama isekurume y'intama. Sinzi muri kubyumva. Rero iyo Yesu abivuga gutyo, yabivugaga gutyo. Pastor, uzi yuko mbonye n'ihene, uranatunze n'ihene, ndabona n'inkoko ngaha ku ruhande. Ibi nibyo uri kubona hano, iyi sinzi ukuntu ije menye ko turi kuvuga ku hene. Nkayitiza buri hene niko zimera, zikunda kujya aho bazivuga cyane, ariko ntabwo ari ihene gusa, noroye n'abantu bitwa intama. Kuko ubwo nimba uri umushumba ugomba kumenya nimba ufite intama zingahe, ukamenya nimba ufite ihene zingahe. Rero ibi ni ikintu kiri mu mukumbi. Umukumbi ni amashyo mu Kinyarwanda, cyangwa kimwe ishyo ry'inka cyangwa ihene cyangwa intama zirenze umubare wenda nk'eshanu cyangwa 10 na 50 n'umukumbi, n'ijana n'umukumbi. Inka ziba umukumbi iyo ziri hamwe ari nyinshi. Rero iyo urebye mu byanditswe byera, iri jambo umukumbi wanjye ni ijambo Yesu akunda gukoresha cyane mu byanditswe byera. Rero ikintu ndimo ndashaka kuvuga kuri uyu mukumbi, Bibiliya ivuga ngo Uwiteka aravuga ngo dore ngiye guca urubanza hagati. Sinzi uri kubyumva. Nivuga ngo arahindukiye agiye guca urubanza hagati y'aba bantu turi mu itorero. Twagombye kuba turi abagabo bo guhamya iby'ubwami bw'Imana. Twagombye kuba turi abagabo bo guhamya iby'ubushake bw'Imana. Twagombye kuba turi abagabo bo guhamya iby'Umwuka Wera adukoresha. Ariko bitewe n'iki, bitewe n'intambara dufite muri aya matorero, bitewe n'intambara turimo turagenda duhura nazo, ugasanga ntago tubashije kubasha guca imanza ziza, imanza zitabera. Urebye rero niho ibintu byizungurukiriza, ugasanga abantu babuze icyerekezo, bakananirwa kuba intama, bakahita babaha iki, bakabihena kubera intambara, kubera ibibazo. Ariko urubanza ruza ahantu hari ikibazo. Iyo rero ikibazo kivuyeho nta rubanza. Sinzi nimba uri kubyumva. Rero urubanza tuca cyangwa kimwe tuzacirwa ni urwo gukiranirwa no gukiranuka. Nimba warakiranutse ni ibintu bizaba byigaragaza, kuko intama yumvira umwungeri, n'umwungeri arayumva. Zizi ijwi rye, nawe azi ijwi ryazo. Rero bivuga ngo nazibwira ngo reka iki, arahita kireka. Umwuka w'intama. Dawidi yaravuze ngo niwe mwungeri wanjye, anjyana ubwatsi butoshye, ku mazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwe.
sinzi niba uri kumva umwungeri n'intama bafitanye ubusabane, baraganira, barumvikana, connection ni ibintu byihuta bita bigenda. Noneho hano rero hari urubanza rugomba gucibwa, buretse wumve noneho n'ibintu bana ngombwa tunasoza, kuko njye ntabwo nubwo nzoroye ariko ntabwo navuga ngo nkunda kurya inyama y'ihene. Kera nibwo nazikundaga narakizwa, nakundaga n'agatwe gakorewe umusozi ukakariya. Kera nagakundaga n'ubugari bw'imyumbati. Rero hano muri Kenya nta bugari bw'imyumbati mbona, ni kawunga. Ntabwo ushobora guhura pe, njya bigerageza kurisha inyama nkumva ntibyinjira, ariko iyo ufite ka kagari k'iwacu k'imyumbati ukarisha inyama ukumva biragenda. Rero iri jambo riravuga ngo ku murongo wa 18 ngo nimwumve mwarishije urwuri rwiza. Noneho bari muri totali mu rubanza. Mwarishije urwuri rwiza, mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye. Mwarishije urwuri rwiza, none mwarabisuzuguye bituma mutesha agaciro bisigaye, murabivungagura, murabikandagira, mubitesha agaciro kandi byari byiza. Bivuga ngo ijambo ry'Imana ni ryiza. Tumaze kurirya, bwa bwoko turi imbere yabo, babandi bazatureba, uri kunyumva, barimo ibyiciro bibi, harimo ihene, harimo n'intama, ariko biri mu rubanza. Byarangije kugera mu rugo, byarangije kugera mu rwuri, birarisha urwuri rwiza, ariko birangije bibitesha agaciro. Hari urubanza rwa babandi twavuga ngo naje nshonje ntimwangaburire. Ni urubanza. Siziri buri kuvuga urubanza rwo ruzagaragaza noneho ihene noneho original, hano ibintu by'imikino yindi itari zaribwa n'iminono byayo ntago bizaba bikiri bifite agaciro. Nisombe uzabagize ntago bishobora kujamo kago bishoboka. Rero aravuga ngo mwarishije urwo, noneho mwashotse ku mazi y'urubogobogo, mwarabisuzuguye bituma mwangiza ayo mushigaje mukayaribata. Niko kuno umuntu asohoka agiye mu mazi, agiye kunywa amazi, none asigaye akayaciramo kugira ngo abandi baza kuyanywa ntibayanywe. Dore ihene nizo ngizo. Intama ntabwo ishobora kunywa amazi ngo nirangiza igende iyanyaremo, ntibikunda. Intama ntabwo igira uwo muco wo kutoba. None akantu gato yashaka kugira ngo nsorezeho, uri kunyumva 19 ngo maze intama zanjye zo zirya ibyo mwavungagunze. Yani intama kwa kundi zitonda zijya muri ya mazi batobye zikatuza. Wa mukristo ari mu itorero habayemo intambara waratuza, kuko abatera intambara ni ihene. Baratubeshya ngo bafite amayereko, baratubeshya ni ihene. Ubonye umushumba uri mu ntambara ni ihene, ubonye umukristo uri ni ihene, ubonye uri mu matiko ni ihene, uri mu kurya amafaranga ni ihene, abarwanira amaturo ni ihene, abarwanira icyubahiro bakagenda bakaba kugira ni ihene. Uri kunyumva? Noneho rero bamaze kutobatoba ibyo ngibyo, intama zazindi noneho ziraje. Urubanza, intama zirya ibyo bavungaguye, intama zirya ibyo bakandagiye, ngo zikanywa amazi mwatobye. Dore ngibyo rero, urwo ni urubanza ruri hagati y'intama n'ihene. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo nzazishyira iburyo nzitandukanye, nzishyire ku ruhande, izindi nzishyire ibumoso. N'urwo ni urubanza. Sinzi nimba hari ikindi wambaza ubundi tugasoza, kuko tugeze ku murongo wa 20 ngo nicyo gituma Uwiteka Umwami Imana avuga ati ngo dore njye ubwanjye ngiye guca urubanza rw'intama zibyibushye n'izindi zonze. Noneho wumve noneho n'ahandi muri wa mukumbi azinjira muri za ntama zibyibushye. Baba bosi twabonye rero bakize babyibushye ngo azicire nazo urubanza ko zabyibushye zikazajya zitsikamira izinanutse. Uwo ni wa mushumba wakuze, wa mushumba umeze neza, wa mushumba uzi Imana,
wa mushumba Imana yatabaye di agendana n'agakweto kacitse Imana ikamutabara kuko ari intama ariko bwa butama bwe ntiyago bumuha kugira gute kwibuka ka gatama kandi ko hasi nta gaciro abakristo arakarya arakavunagura arakarya aragatsikamira Bibiliya niko imbwira ndimo ndasoma umuhanuzi Ezekiel ndasoma umuhanuzi Ezekiel 34 guhera ku murongo wa 17 kugeza kuri 24 izi byibushye nazo Imana izazigira izaziha nono izishyira mu rubanza si yarangije gushyira ihene ukwazo intama nazo atangiye kuzibwa wowe wari ubyibushye wowe wari ufite amafaranga yo kuba wafungura projet uriya mukozi wanjye kugira ngo adasabiriza akabona iki akabona akazi rero wanze kugafunga urwo n'urubanza tugiye mu rubanza yarashonje amaze iminsi mu rusengero asenga yiyirije nawe konte yozuye ntiwamuhako wamuretse se ko ari umukozi w'Imana wo hasi utuje wa undi nyine utuje si byose sameze neza ntasengeye umuntu ntabonye umugisha noneho pastor akaba ari we wambara ikote wa wundi agahora yambara kenda kacuye ukweto rwahengamye kandi wa mushumba yakagombye kumenya ko kanaka ni uri gufasha itorero afashije uriya muntu ahawe umugisha rya kota kimara kuribona agomba kwita rihereza intama wakoze ariko ni benshi tubona mu itorero da bakora umurimo abantu Imana ikabakiza ikababohora ugasanga cya cumi kinjiye ni direct ku mushumba niwo muntu n'umushumba naramubwira basi byibura ati warakoze akira amazi mbese kakazu warakishuye cyangwa wagiye gusohora wapi arabizi ko ari nawe wafashije uwo muntu arabizi ko ari wamuhoraga iruhande amusengera arabizi ko ari wari uri mweze nkaho mu pastor we yafatiriwe ari mu kazi hari ahandi iryo kote pastor wambara wahenewe okay reka mvuge kuri intama yabyibushye ariko iri kutsikamira agatama gatoya mana we mana urubanza ruramanutse ni urubanza reka nongere ngo dore nge ubwanjye aho nganasomye ngo nge ubwanjye ngiye guca urubanza rw'intama izibyibushye n'izonze konda uri kubyumva uyu muntu ntago aramenya ijambo neza uyu muntu ntago aramenya icyo umwami Imana avuga kuri we uri kunyumva niyo mpamvu arimo aragerageza kugira gute gushaka kuvuga ntago arabyibuha arimo arashaka kugira ngo yambare arimo arashaka kugira ngo abone umwami Imana amutabara uri kunyumva noneho wumve rero 21 ngo kuko ngo mwabyigishije izirwaye zose urubavu bivuga ngo wa wundi urwaye bamubyigishije urubavu wa wundi ufite ikibazo n'intama ariko irahanga irarwaye pasiteri ntabwo ayisengera arirwa ajya gusengera abakire bifitiye iki bifitiye nanone akashi uri intama ariko ufite urubanza tu ako gatama gatoya nta turo gafite rinini wasuye ufite ituro rinini ni urubanza ubu nshatse sinarekeraho Mana wampembeye iri jambo nimba hari uwo ryafasha bimembere rwose nanjye mbanzu nkize kuko uru ni urubanza pastor reka tugeze ngaho n'ukuri nkuko bivuze ihene irahebebye urakoze cyane pastor ukuntu kuri ariko ndazi kugira abantu bakumve abantu ntibakunda ukuri bakunda ikinyoma kugira ngo bakunde ukuri ndazi hari benshi kuza gukora mu bwonko n'ahandi hose ndakunda kuvuga nti uwuza kumva hari ishafise yokongeraho commentaire feel free freedom ukubiteho iyo comment yawe nimba nawe wafashijwe hari icyo rikumariye by'ukuri hari ikintu bikubwiye bitewe n'ivyo nuko ubona isi imeze ishengero n'ahandi ugira icyo uvuze vraiment umushumba
ndakunda kusaba ko yotanga nimero ziwe niba hari umuntu yifuza ko bovugana nawe ukeneye amasengesho ukeneye gukorerwa ukubohorwa deliverance ya ivyo vyose nta kuriha ni kwa gusa ya nimba hari na challenge afise ku murimo w'Imana n'ibindi vyose aca bivuga hama afunge anadusengera asabira umugisha ku bantu bafunguye iki kiganiro bakayikurikirana. Ndabashimira cyane uburyo nawe wampaye umwanya n'uburyo turi kuganira. Noneho icyo ndi kuvuga dukeneye ko abantu bakora subscribe, bakora share, ibyo birahagije. N'ibindi turashaka share cyane, turashaka commentaire cyane, turashaka commentaire ku buryo abantu bisanzure rwose bagaragaza ubutama bwabo, bagaragaze n'ubuhene bwabo, ko ntago wakigira icyo utari kereka ntibikunda, ntago wakigira icyo utari cyo gusa, ahubwo wakemera gupfa kugira ngo ube ikindi ugahindukira. Rero nimero yanjye ni mfitiye ya WhatsApp, ni uguteranya 50 250 788 iyo ni ya WhatsApp. Guteranya kode y'u Rwanda nyine, guteranya 250 788 69280. Iyo ndi gukoresha hano muri Kenya niyo guhamagara, ni uguteranya 254 745 33 95 Uwiteka aduhana umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ishobora byose. Ntago twaje guhisha ukuri, twaje gushyira ukuri ahagaragara kugira ngo udakora neza akomeze gukora neza, yiyongeremo imbaraga zo gukora neza no kwaguka mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ngize umugisha wo kuvuga ku ruhene, aho ziri zihebeba hose, aho ziri zanduza umurimo w'Imana zikizwe mu izina rya Yesu. Ndabasengeye rabe nikotameniasa, ndabashyiraho Jehova umwuka wawe wera amanuke abice muri iyo kamere y'ihene, iyo kamere y'ubusambanyi ipfe, iyo kamere yo kwikunda ipfe, iyo kamere y'intambara ikerere induru yose ishire mu izina rya Yesu. Mana, utwambike imbaraga, uduhindure n'inyama zihinduke. Ntabwo dushaka uruhu rwo guhinduka gusa, turashaka n'inyama zihinduke, n'umutima uhinduke, n'imibiri ihinduke, tube intama by'ukuri, umutwe kuko dushobora guhindura uruhu ariko mu mutwe tukiri ihene. Ubu buhene bere bushire mu izina rya Yesu. Mana, ngaragaye nk'igikoresho, nawe wikorere, ni mu izina rya Yesu. Ratelemene kitabeniasaide kirebo. Mwami Mana, kora ubushake bwawe, abashumba bapfe mu bw'uwo mwuka wo kuba ihene, babe intama bose. Nibamara kuba intama bahindure babandi bari munsi bose babe intama. Ni mu izina rya Yesu Kristo musenze nizemo, amen. Murakoze pastor, murakoze cyane. Ku bantu bifuza kumenya ukuri, murahawe kazi, mukore sabone, mudukurikire. Ndibaza tuzosubira. Sawa, Imana ibahe umugisha.